imitego baguteze ntabwo ikuraho isezerano, ariko isezerano rica mu mitego. Ko batanyumvise, ntabwo imitego ikuraho isezerano, ariko isezerano rica mu mitego. Berutse kubwira abantu ngo Satani nakubwira ngo mu mujyi wa Kigali uzahasonzera, uzamubwire ngo no mu cyaro nta pura yawe nariye. Iyo uri mu kigeragezo, umuswa n'umuhanga bakwigiraho. Buri wese akuvuga uko ashaka, buri wese agushushanya uko ashaka, ariko uko byagenda kose ntabwo yakuraho umugambi Imana igufiteho. Hanyuma rero narimba kumbuye, naje ntarabwiriza, nje kureba uburanga bwanyu, hanyuma nje no kumva ijambo ry'Imana. Ariko bibaye ngombwa reka mbasuhuze mu ijambo ry'Imana. Mu minota mikeya dusigaranye, ntabwo nkunda kwica gahunda. Ndashimira Imana yarinze mwebwe mwese. Ndashimira umukozi w'Imana David, namuhamagaye navuga ndi kumva uyu munsi ndaje kwa Bishop Olive. Arambwira ngo ntabwo namusiga, azamperekeje, nawe Imana imuhe umugisha. Mushumba arakoze, avuze ku mirimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Naje hano umushoferi antwaye, ariko nagarutse nitwaye. Ba protokole babibonye ukuntu ndi kwinjira muri parikingi. Yako kuwachaniwe n'Imana, irana mwenyegereza, ko twatewe mu rugo rw'Imana, zashishira muri karibya, akagasura dufite ni Yesu, ibyishimo dufite ni twibaza ariko barahebye, ahirwa uwacaniwe n'Imana, murekera. Soma ijambo ry'Imana, turasanga mu butumwa bwiza umwami wacu Yesu ko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu ko bwanditswe na Luka, ibice 7 murongo wa 11. Hanyuma twumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri iyi minota mikeya. Tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti: dufite Imana idusubiza agaciro, kandi byo kutwambura agaciro bigihari. Aba bantu ko batanyumvise biragenda bite? Narimvuze ngo insanganyamatsiko iragira ngo nukuri dufite Imana idusubiza agaciro, kandi byo kutwambura agaciro nabyo bigihari. Burya ni byiza kubyina insinzi uwari uzi kuzatsindwa gihari. Abantu ko batanyumvise, ni byiza kubyina insinzi uwari utegereje kuzatsindwa agihari. Abatananiwe gusa mukomere Imana amashyi. Haranditse ngo ibice 7 mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu ko bwanditswe na Luka, umurongo wa 11, aravuze ngo bukeye azura umwana w'umupfakazi, bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari upfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi.
abantu benshi bo mu mudugudu bari bamuherekeje 13. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira, mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashimira Yesu, ni umugabo mwiza atandukanye n'abandi bose wahuye nabo. Yesu muhura ufite igikomere akakubera icyomoro. Yesu muhura ntacyo ufite akakubera byose. Yesu muhura abantu barakubwiye ko byarangiye akakubwira ngo rata ni nje tangiriro. Mana ishimwe. Muhura abantu bakubwira ko ntacyo uzimarira agahita akora ikintu kizatuma abantu bamenya ko hari icyo wakwimarira. Muri hano ngo mukomere Yesu amashyi. Yesu muhura hari amajwi mabi wumvise agahita yatesha agaciro, agahita aguha ijwi rivuga ngo humura ndi kumwe na. Aha ni mu mudugudu witwa Nayini. Uyu mugore Bibiri ivuze yashatse nk'uko abandi bashatse, agira ingorane apfakara akiri muto. Mu muco w'Abayisiraheli iyo wapfakaraga udafite umwana w'umuhungu, itegeko ryavugaga ko ibyawe bikwiye kugabanwa, wowe bakagusenda. Ariko ndashimira Yesu udakangwa n'amategeko, ahubwo aidela skofedral akora ibihabanye n'iby'abantu bategeka, kuko wari hejuru y'itegeko, ntabwo Yesu aba munsi y'itegeko. Abanyumvise haleluya. Ntabwo aba munsi y'itegeko, ahubwo wari hejuru. Gusa ndi munaniwe ngo dutahe. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Mana wadutabaraga minsi ya kera, none
haleluya. Mbonye marayika ari kwandika agasinya, mbonye yanditse arangije arasinya, ateye kashi, arambwiye ngo azanywe no kwikorera imiruho isi maze igihe twikoreje. Wapfushije ubukwe mu kwa gatatu kandi wari uzi ko buzaba, ariko umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo kuko warindiriye mu nzu y'Imana, Imana ikoze ubukwe ku muntu wese umaze igihe apfisha ubukwe. Nari mvuze ngo Yesu ari hejuru y'itegeko, ntabwo ari munsi y'itegeko. Uyu mugore umugabo arapfa, baramubwira bati tuva gushingura uje iwanyu, itegeko nturizi? Umudamu ati ndarizi, na ntuza ryaramugonze, na ntuza, ariko nge sindajya iwacu. Batumva mbese Marigarita ko bamusenze akemera? Undi ati ni Marigarita. Nyirabishimbo ko bamusenze ntiyagiye? Undi ati ni Nyirabishimbo. Weho witwaje iki? Undi ati mu nda yanjye harimo akantu. Batuvuze? Undi ati mu nda harimo akantu. Bati ko amahirwe ya mbere agucitse wava mu buzima bwacu ukagenda ukaje iwanyu. Undi ati nubwo ya mbere anshitse ndabizi ko hirya y'amahirwe ya mbere hari n'aya kabiri. Mugisha utanga mwami wanjye ntiwongera umubabaro, abakumenye bafite amahirwe yo kusimuri bazakomera. Bamutega iminsi bati n'aya kabiri azaburizwamo. Naringize ngo nkubwire ngo imitego baguteze ntabwo ikuraho isezerano, ariko isezerano rica mu mitego. Ko batanyumvise, ntabwo imitego ikuraho isezerano, ariko isezerano rica mu mitego. Mugore arabyara, babona byaye umuhungu, bataka agahungu se ko uwashakisha ukuntu kapfa. Naringize ngo mbabwire ngo Satani ararwana ariko si umunesha. Nakubwira ko ibyawe birangiye, uzamubwire ko atari we tangiriro. Berutse kubwira abantu ngo Satani nakubwira ngo mu mujyi wa Kigali uzahasonzera, uzamubwire ngo no mu cyaro nta pura yawe nariye. Abantu uko batanyumvise mbagire nte? Nakubwira ngo uzasebera Nyarugenge, uzamubwire ngo no mu burasirazuba nta nkingi yawe yashigikiye. Nakubwira ngo ugiye gusebera ko Mana yanje Karuruma, uzamubwire ngo nimusanze ineza y'Imana niyo yanyoroshe. Mugore banarwanya umwana birangira umwana apfuye, ariko ico dukundira Yesu nuko n'urupfa rufiteho ububasha. Aba bantu ko batanyumvise, mwene wanyu ko
arakomeye, burya ntabwo urupfa rufiteho ububasha. Ntuzi ukubwira ngo ariko ngo bazi ico ndico, akihonda ku gatuza, burya we yarangira. Imbaraga z'urupfu zifitwe na Yesu, niwe uzinetarariza akazitesha agaciro. Naho ukubwira ngo arakomeye, ntabwo akomeye. Hakomeye umwami w'abantu ufite ijambo ku rupfu. Abantu ngo bumviye inkuru baravuze bati dushingiye ko uriya mugore umugabo we yapfuye n'umwana akaba apfuye, babatumva rero gahunda ni ugushingura no kugabana. Umwe agahamagara umuturanye atumva, we witwaza umukarani uragutwaza, tuzi gahunda ihari se? Wa mugore amahirwe ya kabiri nayo yamucitse, uwo muri kumwe mumbwire ngo n'amahirwe ya gatatu aracyariho. Mana ntikorera ku mibare kuko yitegeka imibare. Mwagahamagara nyirasenga ati mbeshanga wa mukarani wawe ukorera Nyabugogo mubwire ze tuje gushingura, ariko anaragufasha ibyo uraba wagabanye. Uje gushingura kazazanye n'umukarani. Bahageze bati madana ntabwo ari wategura ku gatumbi vuga ngo tuje gushingura ubundi tugabane. Madama ariko se mwaba mwitonze, batariko turitonda urazura. Iyo abaye uzura uba tarazuye umugabo wawe. Ndati rero mureke nitonde. Bati ntudukinishe, turabizi ko uri umutera mwako. Iyo uri mu kigeragezo umuswa n'umuhanga bakwigiraho. Buri wese akuvuga uko ashaka, buri wese agushushanya uko ashaka, ariko uko byagenda kose ntabwo yakuraho umugambi Imana igufiteho. Umugore igihe agitunganya umwana, bandi batumva rero ntabwo turategereza ngo ari gutunganya umurambo, ubwo twazanye n'abakarani buri wese nabaragabana noneho tubitondeke hamwe, kuko n'ubundi wapfuye ntabwo arazuka. Batangira gutondeka ibyo baratwara. Umukuru w'umuryango ati maze rero ubwo buri wese atondetse, we mubishize buri wese ashire hariya, tubanze twikize uyu murambo, uwasanga umurambo hano yaduseka. Bari bati ngaho nta musore vuba tuje gushingura, ubundi ubwo tumaze kugabana turaza buri wese ari kwitahiriwe. Naho bari kugabagabana, Yesu aho yari yabimenye. Korera uwo muri kumwe mu kiganza umumbwirire ngo nubwo utari kumenya aho Yesu ahagaze ariko arahari. Pande zose urahari Mana, pande zose urahari Mana we, pande zose urahari Mana. Abatananiwe bakoma amashyi.
ibana n'ufite abana benshi, ikabana n'utari wabyara n'umwe. Muranyumvise se? Burije dutahe, minota bamaye irarangiye. Ingwa ariko mureke dusoze. Ese niweho muyobozi? Mushumba nawe ndi kubona yafashijwe. Ariko rata ngewe mbonye ibicuba murabizi namwe niko muvuga. Mbonye ibicuba byuzuye amata. Mbona imbere ya buri wese hariho igicuba. Imana irambwira ngo mbwirire umuntu wese uri mu iteraniro ngo nje kumumara umwuma isi imaze igihe imuteza. Ufite umwuma ariko Imana ishimwe ko watinze aho umuti w'umwuma uri. Yesu ngo aba yabimenye, ngo aba yagize ate? Aho yarari kuhava n'amaguru ujya inayini. Abahanga baporopoza bavuga ko rwari urugendo rw'iminsi 7, ariko kubera ko ashoboye byose yakoze urugendo rw'umunsi n'ijoro, ahura n'abikoreye ikiriba. Aba bantu ko batanyumvise, ahura n'abikoreye, arababwira ngo nimuture. Bati reka da, ntabwo wamenye ibyabaye, tugiye gushingura nimva twayiguze. Yesu atabahuye nanje ho gushingura barashima. Bati none imva twaguze. Yesu ati mbere yuko mpura namwe nabanje kurenga imva mwaguze. Impamvu utari wapfa kandi abacukura urwobo badasinzira, mbere yuko uhura na Yesu abanza gutesha agaciro imva bacukuye. Baramubwira bati Yesu, uyu mwana wapfuye na se yarapfuye. Yesu ati nakazi kase, niba se yarapfuye bakamushingura, uyu we mutabaye bataramushi. Ibyatwaye abandi ntibikigushoboye. Haguruka utere haleluya. Birirwa bakubwira ngo iwanyu hariyo karande, ngo nta muntu ngo ugera ku myaka 50, ngo nta ugera kuri 70, ngo nta ugeza. Yesu wizeye arusha agaciro karande ziwanyu. Urwo abandi bapfuye ntabwo ari rwuzapfa. Ijuru tujamo ntabwo ari ivanga mutungo, no muntu ku giti cye. Ikumva mfashijwe. Haleluya. Abakubwira ngo banyoko wanyu ntabwo babyaye birabareba. Ijuru tujamo ntabwo ari ivanga mutungo. Iyo uhuye na Yesu icyambere akora agutandukanya na karande, akaguhuza n'icyo yakugambiriyeho. Habati ni muture, bararebana. Habati hagiye uri kutubwira ngo duture ninde? Ni muri batuyisi wa wundi wakijije nyirabukwa Simonira. Ati nanjye ndamwibutse, yazuye Lazaro atitaye ko iwabo hari kiriyo. Undi ati nanjye ndamwibutse, niwe wahumuye Barutimayo. Undi ati nanjye ndamwibutse, mu nzu y'imbohe niwe wakuyemo Petero. Ati none bya bindi twagabanye. Bandi bati hagira uwihutaje kubwira abakarani babe baretse kubyikorera. Igutabaye batarabyikorera. Barabigabanye nibyo, ariko igutabaye batarabyikorera. Yesu nta kindi yavuganye nabo, ngo yahise avugana n'uwapfuye. Aravuga ngo muhungu, ndagutegetse
byuka, ngo afata umwana amuhereza nyina. Imana ishimwe ko ibyacu bitayoba, uwo twahuye nawe ni umuhesha. Ndafashijwe, uyu Yesu twizeye ni umuhesha. Haleluya! Uyu Yesu twizeye ni umuhesha. Icyo ashinzwe ni ugufata ibyo twari twaranyazwe akabihuza natwe. Mumukomere amashyi, muhaguruke dusenge. Haguruka dusenge. Umaze iminsi wumva amajwi akubwira ko byarangiye. Yesu wiringiye niwe tangira akaba n'iherezo. Niba yaravuganye n'uwari upfuye, weho muvuganye utarapfa. Surafashijwe. Haleluya! Haleluya! Ibyacaza aho biherereye, nubwo babigabanye, adutabaye batarabyikorera. Turagushimiye. Tutuske le monde. Zamura amaboko yawe.